ibintu byakomeye hagati ya Mbappe n'umusenateri wo muri Paraguay. Ibintu rero byakomeye nyuma y'uko umusenateri wo muri Paraguay avuze amagambo akomeye cyane, akaba ari amagambo rero ashinjwa kuba arimo ivangura rishingiye ku ruhu. Ikibazo cyafashe indi ntera, cyane cyafashe indi ntera ubwo senateri Celestin Amala yasabaga Mbappe kumusaba imbabazi, bitaba ibyo akavuga ko ashobora kumujyana no mu nkiko. Muri documentaire urasangamo inkuru yose ukuntu yakurikiranye itsinzi y'Ubufaransa kuri Paraguay, amagambo yavugishije isi yose, igisubizo gikomeye kuri Mbappe. Ikishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa FFF kibivugaho, ibaruwa ya senateri Celestin nicyo amategeko ashobora kuvuga kuri iki kibazo. Ibi byose nibyo tugiye gusesengura muri iyi nkuru. Icyo ngusabye niba wageze hano kugira ngo utaza gucikwa, banza ukande like, ukande subscribe niba utarayikora, ubundi iminota mike yankwinjize muri iki kibazo cya Kylian Mbappe Lotte gikomeje kuvugisha benshi, dore ko benshi bari kugenda babivuga ariko bakabica ku ruhande niba bisobanure neza uko byagenze. Njyewe rero nakuzaniye amakuru yose guhera ku itangiriro kugeza ku iherezo, iminota mike ya gusa. Ubundi hari inkuru zimara iminota mike zigahita zibagirana, ariko kandi rero nubwo hari zibagirana, hari n'izihinduka amateka kubera amagambo yavuzwe, cyane nyuma y'imikino, iyo habaye imikino ikomeye cyane. Iyi rero ni imwe muri izo zishobora kwandika amateka zikamara igihe kinini cyane zivugwa. Tekereza umukino ukomeye wa 1/8 cy'igikombe cy'isi cya 2026 Ubufaransa bwahuyemo na Paraguay. Mu mukino wari urimo guhangana gukomeye, imbaraga nyinshi n'ishyaka ridasanzwe. Abafana ku isi yose bari bawuhanze amaso kuri uyu mukino, bari bategereje kureba ikipe iri bubone tike ya 1/4 kirangiza. Mu minota y'umukino Paraguay yagerageje kwihagarara, ariko amahirwe aza guseka ku Bufaransa, maze penalty yatsinzwe na Kylian Mbappe niyo yahesheje Abafaransa itsinzi y'igitego 1-0, bituma bakomeza mu kindi cyiciro. Abenshi batekereza ko inkuru y'umunsi yari iyo tsinzi, nyamara ibintu byahise bihindura isura nyuma y'uwo mukino. Mu masaha make yakurikiyeho uwo mukino, nyuma y'umukino, senateri wa Paraguay Celestin Amala yashyize ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga especially X, burimo amagambo yakiriwe n'ivangura rishingiye ku ruhu ndetse anasesereza Mbappe cyane. Muri ayo magambo yashimangiye inkomoko ye, amwita amazina akomeretsa, ndetse anavuga ko yiyita Umufaransa kandi afite inkomoko muri Cameroon. Aya magambo yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu kanya gato. Abantu babarirwa muri za miliyoni bahise bayabona. Kugeza na n'ubu ngubu byabaye inkuru ndende kuko baracyabivugaho. Bamwe mu bamaganye bikomeye, abandi bavuga yuko umuntu cyane mu bayobozi atagomba gukoresha amagambo nk'ayo. Abandi bakavuga ko ari uburenganzira bwe, cyane ko afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye uko abyumva. Ariko hagati aho Mbappe nawe ntago yacecetse. Kapiteni w'Ubufaransa yahise amusubiza ubutumwa bukomeye, yavuze ko amagambo nk'ayo atari ayo kwihanganirwa, anashimangira ko umuntu avuga amagambo nk'ayo yuzuye urwango n'ivangura adakwiriye guhagararira abaturage. Yongeyeho ko Paraguay ari igihugu gifite amateka meza muri ruhago, ariko ko amagambo ya senateri ashobora gutuma isi yibagirwa iby'icyo gihugu cyagezeho byose, cyane muri ruhago, igasigarana isura mbi kandi kubera umuntu umwe gusa. Aya magambo ya Kylian Mbappe yakiriwe neza na benshi. Hari n'abayabona ko ahagurukiye kurengera icyubahiro cye no kurwanya ivangura rishingiye ku ruhu. Mu gihe impaka zari zikomeje kwiyongera rero, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa ryahise risohora itangazo kandi rikomeye. Ryamaganye ibyo senateri yavuze, rivuga ko siporo igomba guhuza abantu aho kubatandukanya. Byanatangaje ko ikibazo cyamaze gushyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo hakorwe iperereza mu by'ukuri. Ubwo kandi rikaba rinashimangira ko rizakomeza gushyigikira Kylian Mbappe n'abandi bose bahura n'ivangura. Ariko inkuru nabwo ntago yahagarariye aho ngaho. Nyuma y'amasaha make
ibintu byafashe indi ntera kandi itunguranye. Celestin Amalila yasohoye ibaruwa ifunguye yandikiye Mbappe. Mu ntangiriro y'iyo baruwa yemeye ko yakoze amakosa. Yavuze ko amagambo yanditse afite uburakari bwinshi nyuma y'uko ekipe ya Paraguay isezerewe rero na ekipe y'Ubufaransa. Yagize ati nabyanditse nyiri mu burakari, nyuma naje kwicuza, naragututse nkoresheje amagambo nanjye ubwanjye njya numva bambwira ko atari na meza. Muri iyo baruwa ifunguye yasobanuye ko nawe akunze guhura n'ivangura bitewe n'inkomoko ye, kuko afite amaraso y'abasangwabutaka bo muri Amerika y'Epfo ndetse n'abanya Espagne. Yavuze ko yahise asiba ubutumwa bwe amaze kubona ko bwari bwarakomerekeje Mbappe ndetse n'abandi benshi. Ariko nubwo yemeye amakosa ye, ntabwo yahise asoza ikibazo. Mu gice cya nyuma cy'ibaruwa ye, Celestin yavuze ko nawe yababajwe cyane n'ibyo Mbappe yamwise. Yavuze ko kuba Mbappe yaramwise umuntu uteye isoni kandi udakwiriye kuba mu mwanya arimo, nabyo yabifashe nk'ihohoterwa. Nibwo rero yahise asaba Mbappe kwisubiraho no kumusaba imbabazi nawe, ndetse arushaho no gukaza umurego avuga ko naramuka atabikoze ashobora kwitabaza inkiko, akavuga ko amagambo ya Kylian Mbappe ashobora gufatwa nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iri jambo ryahise ritera impaka zikomeye cyane ku isi. Hari abantu benshi bari kuvuga yuko umuntu rero wabanje kuvuga amagambo y'ivangura wenda ari we wakagombye gusaba imbabazi gusa. Abandi bati iyo umuntu agushubije amagambo akomeretsa nawe aba akwiriye kubibazwa. Impaka zose ziri kugaruka ku kibazo kimwe: ese Mbappe agomba gusaba imbabazi? Ese senateri Celestin niwe wakagombye kubanza kubikora, cyangwa se ikibazo kizakemukirwa mu nkiko? Abasesenguzi ba siporo n'abanyamategeko batangiye gutanga ibitekerezo bitandukanye. Hari abavuga amagambo ya Celestin ashobora gufatwa nk'ivangura rishingiye ku ruhu, ibintu bihanwa bikomeye mu bihugu byinshi. Abandi bakavuga amagambo akomeye ya Mbappe yuko ntashobora gusuzumwa hakarebwa nimba yararenze ku burenganzira bwo kwisobanura. Hagati aho ariko FIFA ndetse n'andi mashyirahamwe akomeje gushimangira ko ivangura iryo ari ryo ryose ridakwiriye kugira umwanya muri ruhago. Uyu mukino wari waratangiye nk'irushanwa risanzwe hagati y'ibihugu bibiri, warangiye uhindutse urugamba rw'amagambo, politiki ndetse n'amategeko. Ikibazo ubu ngubu gisigaye ni kimwe gusa: ese Mbappe yaba azahitamo guceceka? Ese yaba azasubiza senateri amusaba imbabazi? Ese Celestin yaba azasubiza ibyo maze akazaba yajyana ikibazo mu nkiko? Ibyo byose biracyategereje. Icyakora iyi nkuru yamaze kwerekanwa ko amagambo ashobora kugira imbaraga cyane nk'iz'igitego cyinjiye mu mukino. Icyo wanditse cyangwa uvuze mu kanya gato gishobora gukwirakwira ku isi yose bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga zaje, kikaba cyagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'ababigizemo uruhare. Mu gihe rero abafana bategereje uko uru rubanza rw'amagambo ruzarangira, ikintu kimwe nikijyanye n'izi mpaka, kubera yuko siporo igomba kuba urubuga rw'ubumwe, kubahana ndetse no kurwanya urwango, aho kuba intandaro y'ivangura ndetse n'amacakubiri. None wowe ubibona ute? Mbappe yaba akwiriye gusaba imbabazi cyangwa senateri Celestin niwe wakagombye kurangiza ikibazo yemera ko ari amakosa ye gusa? Ibyo nibyo isi yose ikomeje kuganiraho. Wowe urabyumva ute? Duhuriye muri comment ubundi kandi dukomeze twiganirira.